Amazina yanjye nitwa Vanessa. Nakoze ikosa rikomeye mu buzima bwanjye ndyamana n'umugabo wa mukuru wanjye, ubwo mukuru wanjye yaranshumbikiye. Umugabo we yatangiye kujya ansaba ko turyamana, kumuhakanira bikananira kugira ngo ntamurakaza kandi ibanshumbikiye. Byageze aho biba nk'akamenyero, buri uko abikeneye nanjye nkajya mbimuha buri uko abishaka, tukaryamana kenshi. Ibyaro kuryamana nashidutse byabaye urukundo, nisanga nakunze umugabo w'abandi, umugabo wa mukuru wanjye. Ndetse ntibyarangiriye aho, ahubwo nyuma y'ibyo byose naje guhura n'ikibazo gikomeye cyane, ari nacyo gitumye nzanga kuri social media kugira ngo mungire inama, kubera ko mfite ikibazo kinkomereye cyane. Mu buzima busanzwe ndi umukobwa usanzwe ukora mu kabari, ndi umuseriveri mu kabari, niko kazi maze igihe kinini nkora. Nibanaga muri ghetto njyenyine, nkakora akazi kanjye, nkakora diru zanjye, nta kibazo nari mfite, nari mbayeho nk'abandi bakobwa bose. Gusa akabari maze iminsi nkoramo, umukire twakoreraga yaje kukagurisha. Akagurishije, abakozi bose twakoraga muri ako kazi tuza kubura akazi. Tumaze kuba abashomeri, nagerageje gushaka akazi mu tundi tubari twose nzi, nsanga hose bafite abakozi bahagije. Nagerageje kujya kwaka akazi mu maresitora ndetse n'ahandi hagiye hatandukanye, akazi ndakabura pe burundu. Maze kukabura, natangiye kugira ibibazo byo kwishyura inzu, ntangira kujyamo ibirarane. Ubwo nari maze amezi 3 ntishyura inzu, landlord yarampamagaye ambwira ko anshaka, arambwira ngo nimusange iwe mu rugo tuganire. Yari umugabo ukuze ariko w'umudivorce. Hari mu masaha ya mu gitondo, naramwitabye musanga iwe, aranganiriza ambwira yuko amezi 3 ari menshi kandi ntazamwishyurira rimwe namara kuba amezi 5 cyangwa amezi 10. Arambwira ati nicyo gihe umvire mu nzu umpereza inzu yanjye kuko nkeneye amafaranga. Byaranshanze dore ko ntaho nari mfiteho kujya. Ndavuga nti se biragenda bite? Namubwira nti wambabariye ukanyongera iminsi mikeya ko nta hantu mfiteho kujya. Nandiro ikintu yambwiye, yarambwitero wa mukobwa we ati n'ubundi uri mwiza, kugira ngo nkureke umbe nkongeye indi minsi nuko twaryamana. N'ubundi nanjye nta mugore ngira, umugore yarantaye, twaratandukanye, nawe nta mugabo ugira, kandi tubikoze naba nkuretse ukaba uri mu nzu zanjye, ndetse nkaba ndekiyeho gukomeza kubara. Ikindi kandi ntabwo wakicwa n'inzara duturanye, wampaye ibyishimo. Mu by'ukuri nta yandi mahitamo nari mfite pe. Narebaga nkabona nanyirukana nta handi hantu nibujye. Narebaga nkabona guhita nsanga mukuru wanjye mu rugo rwe rw'abajene mariye bitaba bigaragara neza. Nibwo bari bagishakana, mbaze kubyara, nabonaga bitaba bigaragara neza. Ikintu nakoze, nemeye kuryamana na landlord wanjye uwo munsi. Turaryamana pe. Nyuma yo kuryamana yampaye n'amafaranga, ndabyibuka yampaye 100. Arambwira ati ngaho genda uhahe utuntu twibanze nk'amavuta, umuceri, akahunga, kugira ngo utazicwa n'inzara mu gihe utarabona akazi. Ati kandi n'ikindi kibazo uzajya ugira uzajya umbwira, ariko nanjye nizajya gukenera nzajya nkubona. Ni ukuvuga ngo uwo munsi naratashye nsubira iwanjye muri ghetto, kuko ndahaha muri ya mafaranga bampaye. Ubundi iminsi irakomeza irihirika. Gusa haciyemo ibyumweru 3 byonyine, landlord yaje kongera kunsaba ko twaryamana. Ni ukuvuga ngo buri uko yabimbwiraga ntabwo nari bumuhakanire, nari nkeneye aho kuba.
gusa uko twakomezaga kugenda duhura kenshi, turyamana kenshi, tugasangira rimwe na rimwe, nko ku wa gatanu tukajyana mu kabari, byatumye tuba inshuti hagati yanjye nawe. Nibwo yatangiye kuntereta ambwira yuko nyamara nitwaye neza twabana nk'umugore n'umugabo, nkareka kuba njyenyine ndetse nawe akareka kuba wenyine. Twakomeje kuba inshuti, nyuma y'amezi agera kuri 5 yonyine turyamana, naje kubyemera ko twabana. Ababyeyi banjye bari baritabye Imana, nsigaranye mukuru wanjye nk'umuryango wanjye wonyine. Gusa mukuru wanjye nawe yari yarashatse. Byarangiye tugiye mu murenge, nsezerana n'uwo mugabo, ariko dusezerana ivanguramutungo. Yanze ko tuvanga imitungo, sinabigira intambara, sinabigira ikibazo. Icyo nashakaga hari ahantu ho kuba kandi ntuje, ndi kumwe n'umugabo unkunda. Twarabanye, nicara mu rugo ndatuza ndatunganirwa, nanjye ntangira kujya njya kwishyuza amafaranga y'inzu nk'umugore wa landirodi. Umugabo wanjye yarambwiye ngo nta kindi kintu anshinze, akazi amaye ni ukujya nishyuza amafaranga y'inzu, ubundi bayama nanjye nk'umugore nkayakoresha igikwiriye, nkahaha mu rugo, ubuzima bukagenda neza. Twarabanye, gusa mu mezi 5 yonyine natangiye kubona ingeso zitari nziza ku mugabo wanjye, kuko natangiye kujya nakira ibirego bya hato na hato by'abakozi bambwira yuko umugabo wanjye abahohotera, abashaka kubarongora, abakorakora. Gusa umugabo nabimubaza akansembera, akampakanira. Yakomeje kujya mpakanira kugeza umunsi umwe njyewe ubwanjye nari mvuye mu kazi, nataha nagera mu rugo nkasanga umugabo wanjye arimo ararongora umukozi. Uwo munsi ukuntu byagenze, nari nagiye mu kazi nk'ibisanzwe, yari umunsi nk'iyindi. Imihango iza bitunguranye. Imihango ije bitunguranye, nahise numva najya mu rugo kugira ngo natuze mbanze ndyame, dore ko numvaga umugongo urimo urandya cyane. Abadamu murabizi, iyo tugiye muri ya minsi yacu dukunze kurwara umugongo. Nuko maze kujya mu mihango bitunguranye, nahise nigira inama y'uko nataha, nuko ndahaguruka ndataha. Ngeze mu rugo rero natashye batabyiteguye. Bari bamenyereye ko ntaha saa 12 cyangwa saa 1 z'umugoroba, ariko natashye saa 9 z'amanywa. Ngeze mu rugo nasanze umuryango ufunguye, nuko ndinjira. Nkinjira ngenda nkomeza ngana mu cyumba, radiyo yari icanye cyane, harimo umuziki mwinshi, ari nabyo byatumye batamenya igihe nagereye mu nzu. Nagiye ngana mu cyumba cyanjye, ngeze ku muryango w'icyumba nkubitwa n'inkuba. Umuryango wari ufunguye, umugabo yari hejuru y'umukozi wanjye, bari kwikorera ibintu byabo. Ibyo bintu byabayeho nta n'umwaka ndamarana n'umugabo wanjye. Narafushye cyane, numva ndababaye, dore ko umugabo nari naramwizeye, mbona ari umwana mwiza afite impuhwe. Narababaye, ntongana n'umugabo wanjye uwo munsi. Arangije arambwira ati rero wa mugore we, ati ndagira ngo twumvikane, ndi umusilamu, nemerewe kurongora abagore barenze umwe, uzabyakira ubane nabyo. Byarambabaje, ariko ndatuza. Umwaka urarangira, umwaka wa 2 wituramo. Gusa ku mwaka wa 2 byari bikabije cyane, ku buryo noneho umugabo wanjye yari asigaye atahana abakobwa mu nzu. Twigeze gutongana rimwe, yari atahanye indaya. Turatongana, ndahaguruka mbasanga muri salo, nshaka gukubita iyo ndaya ngo nyisohore mu nzu yanjye. Umugabo yarankubise, arangije aransohora, arambwira ati kwanza mvira mu rugo, n'ubundi nta kintu wazanye, nta kintu na kimwe urinjiza muri uru rugo, nta ntebe, nta televiziyo, nta kintu na kimwe, mvira mu rugo. Muri iryo joro urumva nari mfite agahinda, umutima wendaga guturika. Umugabo yari amaze kunkubita, amaze kuntimbura. Nahamagaye mukuru wanjye, mubwira ikibazo ngize.
muri iryo joro mukuru wanjye dore ko yari umukire ndetse n'umugabo wari umukire bahise batsa imodoka igitaraganya baza kuntura aho narindi barantwara. Mukuru wanjye arambwira uti ngwino uri hano iwacu wowe utuje uruhuke mu mutwe ugabanye stress, numara gutuza uzareba igikwiriye, niba wakagatanya cyangwa niba wibera gato bisanzwe cyangwa nimba wanakigumira hano n'ubundi uri umuvandimwe wanjye na hano ukomeje ukahaba nta kibazo, ni mu rugo ukazahava wenda ubonye undi mugabo. Naratuje koko stress ziragabanuka ndetse gake gake tuza kwaka gatanya njyewe n'umugabo wanjye kuko nabonaga ko ingeso ze ntabasha kuzihanganira. Nibwo natangiye rero kuba mu rugo rwa mukuru wanjye, gutuza, kuruhuka mu mutwe, narongeye ndabyibuha mba umukobwa mwiza dore ko nari ntarabyara, ndongera mba umukobwa w'ikimero, umubiri mwiza, ndagenda ndatuza, najyaga mu kazi, nava mu kazi ngataha kwa mukuru wanjye. Iminsi yarakomeje irihirika, gusa umugabo wa mukuru wanjye nkabona abashaka kunyegereza cyane. Iyo twabaga turi nko mu rugo mukuru wanjye adahari, umugabo wa mukuru wanjye wabonaga ashaka ko dusangira, agashaka ko igihe cyose tuba turi kumwe turi kuganira, ku buryo hari n'ubwo yari asigaye ansanga nko mu cyumba, urugero naryamye nta kazi mfite, akambwira uti ngwino muri salo wana tube dukina amakarita se, ngwino tube dusangira, nyine nkabura igihe cyose abashaka tube turi kumwe. Ntangira kujya nkeka nimukekakeka nkavuga se uyu mugabo ni ubushuti busanzwe aba ashaka cyangwa n'ibindi. Nabonaga bikabije cyane, anyiye kubaho cyane, ariko nkabyigumanira. Igihe cyarageze rero, umunsi umwe hari kuwa gatandatu. Kuwa gatandatu mukuru wanjye arakora ariko njye sinkora ndetse n'umugabo we ntagakora. Ndabyibuka twari twe mu rugo nk'ibisanzwe, yari umunsi usanzwe nk'iyindi. Ubwo twari tumaze kurya ibya saa sita, twari tumaze kurya ubugari n'agasosi keza cyane k'ifi, nahise njya kuryama. Iyo maze kurya ubugari inshuro nyinshi saa sita mpita numva nshaka kujya kwiryamira, nahise njya kuryama. Ubwo nari ndi mu cyumba rero ndyamye nka saa 9 saa 10, nagiye kumva numva ufunguye umuryango. Nari nsinziriye, nari ndi mu bitotsi, ariko narabyumvishe ko hari umuntu winjiye mu cyumba cyanjye. Kuko n'ubundi rero uwo mugabo yajyaga ansanga mu cyumba rimwe na rimwe, ntabwo nabigize igitangaza. Nahise nikuramo ibitotsi ndakanguka ndahindukira ndamubaza nti bofre ni amahoro ko nsanze mu cyumba? Aranyegera arambwira ati Vani, ati ndagushaka. Nahise mbyuka ndamubwira nti ndahari nta kibazo mbwira. Cyakora mbona umugabo yifashe mu gahanga nk'umuntu ufite ibibazo. Ndambwira se ni amahoro? Arambwira ati Vani, ati ngiye gusaba ikintu gikomeye ariko ntabwo nzi niba urakinyemerera. Ndambwira se ni iki bofre mbwira? Arambwira ati ukundeba uku nguku, ati mperuka gutera akabariro mu mezi 2 atambutse. Ndambwira se kubera iki? Urumva kuko nanjye bari bazi ko ndi umugore w'umudivorce, ntabwo batinyaga kunganiriza ibintu byo mu rugo, yewe na mukuru wanjye hari ubwo yajyaga binganiriza. Arambwira ati mukuru wawe ureba, ati ni umuntu uhora ari bize, ngo noneho muri iyi minsi ngo napo yamuguye nabi, niyo tubikoze iteka ngo biramubangamira kuko ntago aba abishaka. Ati rero nkumbuye kurongora pe, kandi nje kubigusaba nkwizeye, ungirire ikibambe. Aranyinginga arambwira ati ndakwinginze umpa agaturu kamwe konyine kaba gahagije, ubundi ubuzima bugakomeza rikaguma ari ibanga ryanjye nawe.
numvishe bigoye pe, kandi uwo mugabo naramwubahaga cyane, ariko numva biragoye. Ndamubwira nti bofre, ntabwo naca inyuma mukuru wanjye, nzi ukuntu gucana inyuma biryana, ni nabyo bitumye kano kanya nicaye ahangaha naratandukanye n'umugabo. Bofre yahise anyegera amfata ku rutugu arambwira uti ndabizi utari kunda kwinginze, ati ese ubu wowe ntiyagiye gushira umwaka n'igice utandukanye n'umugabo, ati ese wowe ntabwo wambaye umubiri, ati we ntabwo ukumbuye kurongorwa. Shako kabimbwiye numva nibyo, numva ndabikumbuye pe cyane rwose, ariko nkumva niyo nabikora ahandi hatari umugabo wa mukuru wanjye. Ndamubwira bofre, ndabikumbuye pe, ariko apana kuri wowe bofre wanjye. Muri ako kanya umugabo yahise andekura arahaguruka, ngiye kubona mbona umugabo amfukamye imbere. Ni ubwa mbere mu mateka kuva nakitwa Vanessa nari mbonye umuntu umfukamira. Yashyize amavi hasi aramfukamira, arambwira ati ndakwinginze, mbigusabye mbabaye, kandi buriya ngo ntawe utaka atababaye, ngo ufite inzara arayirata, ngusabye mbishonje mbikeneye, bikure nko kumfasha basi, wumve ko ari ibintu by'ingenzi cyane nkeneye kandi kano kanya. Mwabana mwe niyo waba utagira umutima w'impuhwe wabyanga. Nagize impuhwe numva birandenze, ndumirwa kubona umugabo w'umuherwe amfukamiye gutyo. Nahise mubwira nti bofre haguruka nta kibazo ndabyemeye, nuko nahise mubwira. Yarahagurutse amfata akaboko nanjye arampagurutsa arampobera. Uwo muri ako kanya ahita atangira kunsoma, arambwira turi umwana mwiza. Mu gusomana ubwo ni nako yankoragaho nyine, nanjye natangiye kumva mbishaka pe, twambaye umubiri koko. Birangira nkuyemo imyenda nanjye mukuramo, ndetse numvaga nanjye koko mbikumbuye. Byarangiye tubikoze. Tumaze kubikora natunguwe no gusanga ari mwiza cyane kurenza n'umugabo wanjye twatandukanye. Ubwo ndavuga mu gikorwa cy'abashakanye. Nahise ndaruka, ndavuga nti burya mukuru wanjye afite umugabo mwiza gutya. Twatangiye kujya tubikora, iyo nyihoramo uwo mugani ugana kariho. Nyuma rero nibwo naje kumva ntangiye kumukunda. Icyanyeretse ko ntangiye kumukunda, natangiye kujya mbona mukuru wanjye igihe atashye nka nijoro, nkumva ndarakaye, nkumva ndafushye, nababona nkumva umujinya uranyishe, nkumva kamera irazamutse mu mutima, nkavuga se ko numva bino bintu bimbujije amahoro, habaye iki, mfite ikihe kibazo? Nibwo naje kwisanga kuko nekereje neza nsigaye mfuhira umugabo wa mukuru wanjye, kandi narabasanganye. Natangiye kujya numva mfushye, nkumva batandukana, ntangira gutekereza ikintu nakora kugira ngo batandukane, basi uyu mugabo mutsindire, ko nabonaga ari umugabo mwiza, ariko mbona nta kintu na kimwe nakora, ndagishaka ndakibura. Byakomeje kujya binjya mu mutima, buri uko mbabonanye, buri uko noneho mukuru wanjye yaba yiriwe nko mu rugo, nkumva umushiha, cyane cyane ku cyumweru. Nabonye bikomeje gutyo, nigira inama ndavuga nti rero ibi bintu bizakurura urwangano runini hagati yanjye na mukuru wanjye. Uko nari maze kumwanga, nari nsigaye mureba nkumva namukubita nk'urukoni, nari nsigaye mureba nkumva ndamwanze, nta handi hantu biturutse ari ugufuhira umugabo we, kuko umugabo we nari nsigaye mukunda. Ikindi kandi mbizi neza ko turabakeba tumusangiye. Naje kwigira inama ndavuga nti rero mukuru wanjye niwe muryango wenyine nsigaranye, ngomba kuva muri uru rugo.
naje kuva muri urwo rugo njya kwikodeshereza nsezera mukuru wanjye. Cyatumye ngenda kwari ukugira ngo mbave imbere, ne gukomeza kugira ishyari no kubabonana, ne gukomeza gufuha, nyine mbyikuremo, cyane ko uwo mugabo atari uwanjye. Nkimara kuva muri urwo rugo rwa mukuru wanjye rero naragiye ndibana nk'abandi bakobwa muri geto, ariko n'ubundi umugabo wa mukuru wanjye akomeza kujya ansaba ko twabonana, gusa nkabyanga ariko numva nanjye mbikeneye. Muri ubwo kubyanga no gufata umwanzuro nibwo naje kumenya ko burya bwose umugabo wa mukuru wanjye yanteye inda, kandi nari nsigaye naravuye muri urwo rugo, mbimenya narahavuye. Ibintu birancanga noneho numva bisubiye urudubi. Navuga nti ese uyu mwana noneho yiteye mate, ese uyu mwana noneho nzamubwira ko isi ari nde, ese nzamubeshye ko papa we yapfuye kandi papa we ahari, cyangwa nemere mbwize ukuri mukuru wanjye amakosa namukoreye, cyangwa se iyi nda nyikuremo. Ibyo bintu ndabitekereza byose nkumva bimbanye uruvangitiranye, nkumva mbuze icyo mpitamo. Kose bavuga ngo ntawe utwika inzu ngo ahishe umwotsi, uyu mwana namuhisha se na mukuru wanjye nkamuhisha ko umugabo ari we wantinda bigakunda, basi wenda nkirengera amakosa. Ndagira ngo mungire inama y'icyo nakora, gusa ndemera ko nahemutse pe.